Rayon Sport igomba gusura ikipe ya Al Hilal niko ni Hilal igomba kwakira Rayon Sport ubundi byari bimeze Rayon Sport agomba kwakira iravuga iti ntabwo dusubira mu mahoro depense abafana barababaye n'ikira stade irahenze ntabwo tubishaka mutujyane Nyamirambo ariyo niyo agomba kwakira yego ari rero ababwira ati turashaka ibibuga by'ibyatsi uko turitegura amamelodi tuzakina ku byatsi niba mufite ikibazo cya stade reka twe tubanze tubakire ntabwo ariko yatangiye Sami iyo yatangiye babwira ngo nta kibazo turabishyurira yaravuze ati niba mufite ikibazo cy'amafaranga yo kwishyura stade turakoma oya turayabishyurira yose ariko tubakira ariko dukinira nyine turayabishyurira n'amafaranga y'abafana mu yajyana ubundi urumva ko byasandigaga nk'ari nko gusuzugura ikipe nyine federasiyo yashyize mu gaciro avuga ati koko bana premier gerere biravuga ipiza ari umushyitsi oya ni impunzi wenda tubyita ni impunzi ni abashyitsi byitwa ngo bishyuriye ikipe yo mu gihugu stade bakiniyeho ibyo bintu bizitwa iki kandi nk'abantu amakuru namenye yo muri Rwanda Premier League no muri federasiyo no muri ministeri leta ngo yarabwiye ngo izi kipe zo muri Sudan ikintu uzakenera muzazifashe kabisa buriya mwari muzi ko mu sponsor babo bano baba bari kuri stade mu mikino nyafurika harimo Visit Rwanda irimo nyine ntabwo bayambara kuri jezi ariko kuri mikino ya muri aba bantu muri aba partners baba bari kuri pitch nyine irimo Visit Rwanda irimo dufite ukuntu rero turi gukorana n'izi kipe neza ariko aravuga bati ni mu bihindure nkuko Samir yarabivuze bahindura features ni muhindure bitangira ariyo yakira Rayon Sport izatira retour wenda izaba iratrapye yatsinze ni mu kwa kabiri ku munsi kuri 19 Rayon Sport izahita yakira Al Hilal ariko Rayon Sport ako kana abantu bakavuga bati iza ko yatsinze APR yari bihita ijya mu mahoro kubera turongera turayuzuza kuko abantu baraza ku bwinshi so bapimye ikirere bari batari kumanisha amafaranga ya stade amahoro twakubiswe abafana batishimye ubu bazaza ntituraba dutanze amafaranga y'ubusa babirangira bavuze bati bari batekereje kwijyana kwa Pere ari yavatira ngo dushaka ikibuga cya synthetic so rero ibyo federasiyo yanzuye nibyo na Rwanda Premier League ari irabanza yakire Rayon Sport zakire retour ntago match isa 12 nonyo nabyitiranye isa 11 n'igice saa 11 n'igice Al Hilal izakira Rayon Sport nabonye n'ibiciro bamaze kubishyira hanze hejuru ngo ni muri upper hanyuma hasi nabwo ni bibiri nta gihinduka byose ibiciro hasi no hejuru birafirangana hanyuma VIP ni 15 VIP ni 30 Skybox ni 800 mu gihe executive seats ari 50 abareyo mugura amatike mujye kureba Al Hilal ko abafana Al Hilal bo ntabwo nahamagara ko ntabo irabafite ariko irabafite uskuna bafana ubandiriro yafashe Al Hilal ariko ni bazifanira ejo ni sabareyo ni bafana Al Hilal ejo nyina w'Imana irafane krebe yo twese abadacogora abadacogora akazina keza ka Kinyarwanda bafite ejo bari nka 30 muri stade amahoro ariko barayititije kandi amajwi yumva nta mikoro bakoresheje ari amajwi yabo nta mikoro n'izindi device bafitemo osi morale none batangira naraga posting ambwira nyine translation yabyo baba ati this is Hilal ubundi Hilal mu Kinyarwanda ni ukwezi ukwezi ntabwo nawe karongo mugafitemo Hilal ni ukwezi ariko ziko koko muri iriya kipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia muri nuza Europe ari ukwezi igice cy'ukwezi Hilal ni ukwezi ubundi nkuko Mereke ari umubumbe wa Marisi cyane ayo ati this is Hilal, this is the leader, this is the king abanyasudani ngirira nimero bajya bambwira ati iyo niyo kipe yacu ari ati niyo kipe ya mbere muri Sudan nayo ariko ikinyamatsinda ya Champions League inshuro zikurikiranye ari Mereke bayishinja ko ngo iyo yaheze kuri gakondo ngo imiyoborere n'imitekerereze ngo irarikayike ngo ntabwo ijyana na isi nuko basarafix umunsi wa APR na Al Hilal ariko ndashaka kuzareba iyo match nitonze wabanje ukareba Mereke se na APR Mereke narebye nabe APR Mereke n'amasaha bagena yahindutse ni saa 9 ku cyumweru APR saa 9 ku cyumweru reka saa 11 n'igice kwa gatandatu zose ziri hamwe stade amahoro oya APR regional APR oya iri ku mahoro zose ziri hamwe zose ni ku mahoro ariko agashyano no kuri match Al Hilal na Rayon Sport amakuru twaha abantu nuko Manchester derby ngizerekanirwa mu mahoro
kugira ngo abantu bataza kuvuga ngo twabuze aho turebera match ibyo ni Hiral na Rayon oya hari Manchester derby iri kuwa gatandatu saa 8 n'igice nagizerekana n'amakipe ngo bazayerekanira mu maboko saa 10 n'igice saa 11 hazeri yego kwa kundi uvuga ngo umuntu ngo reka manze ndebe match sometimes n'imvura ikagwa uri nk'inyamirambo kabati ntago ndibuje kumaho wowe ujya muri stade urebere match muri stade hanyuma ukomeze urebe kuri za ekranje zo muri stade bya ekara rwose ngo bizaba birimo Manchester derby hagati ya Manchester United izaba yakiriye Manchester City ubwo rero ni match zizaba ziri mu weekend zikomeye cyane tugomba kuganiraho ejo kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu mu kwezi kwa mbere no kuwa kabiri kurarangira zose zihura na Mereke na Hiral zihurira hanyuma muri Murera rero nibyo Rayon Sport rero Ruvuyanga ubu bakaniye baravuga bati nyuma yuko nkuko mwayibonye mu Rwanda bya bintu byo kuvuga ngo umubare w'abakinnyi ngo bemewe ngo bahabwa lisanse ngo ni 30 cyangwa 33 ngo iyo wamaze kubuzuza ngo ntibemerewe kubarenza murabizi ko itegeko ryahindutse iyo umukinnyi agiye uramusimbuza ariko iyo tegeko none ryari kayike nk'iryari rashaka mugani cyari rya feke niba umukinnyi wamutransferiye agomba nari kuyu mukinnyi niba yavuye muri wa mugani niba umuntu yavuye muri system yagiye ari empty space so ubwo rero ni imyaka rikajya 2024 uza gutegura uko ngubwira abantu ko bagura ku kanyenyeri nyene iyo tike ya Hiral na Reyo babwira suko komeza akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego gasubiremo neza witoze babyumve batavuga ngo ntitwakumvise akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego birasobanutse